Yesu ashimwe cyane. Ndi Pastor Muhire Faustin mu izina ry'itorero Dushumbye Yeshua Harvest. Dufashe umwanya kugira ngo twifurize abanyetorero n'abanyarwanda bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi 1994 mu gihe nk'iki twibuka ayo mateka yatambutse. Nkuko mubizi, Imana yabanye namwe ibakura hakomeye ubwo isi yose yari yabakuyeho amaboko ntawe kubarengera, ariko Imana yarabarengeye. Nubwo hari benshi mu miryango, ab'ingenzi, ababyeyi, abavandimwe n'inshuti mwabuze batashye, ariko muriho. Nkuko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga kwibuka twiyubaka, ni igihe cyiza cyane cyo kongera gutekereza ku mirimo y'Imana. Twibuke Imana yabarinze, ikabazigama ndetse ikabaha ihumure. Ijambo ryayo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto rwa 2 igice cyaho cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo hashimwe Imana, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, ni Imana nyiri ihumure ryose, ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Imana yatanze ihumure. Uyu ni umwaka wa 2029 twibuka kuba byonyine turiho. Imana yaraduhaye igihugu, Imana yaraduhaye ubuzima, Imana yarongeye kudusana, n'ishimwe rikomeye cyane. Mu bintu byo kwibukwa bikomeye ni ukwibuka iyo Mana, ukibuka n'ihumure yaguhaye, ukibuka n'uburyo yongeye kubaka igihugu cyawe. Warangiza muri iyo nshingano yo kubaka ukongera gutekereza, ese hari ibyo wakubaka utari kumwe n'Imana? Ntabwo bishoboka. Iyi Mana yagusize kubw'umugambi. Rero ikintu cya mbere gikomeye ni ugufata ubuzima bwawe ukongera kureba uburyo bubayeho mu biganza by'Imana. Niba udasabanye n'Imana ukavuga ngo ariko iyi Mana yandokoye ni iki nayikorera, igihe wibutse imirimo ye ukayiha ubuzima kugira ngo ibashe kukuyobora mu kubaka, nicyo bita kwibuka twiyubaka. Twibuka aho twavuye, twibuka aho hatuvanye, twibuka waturokoye. Rya joro urarizi, ya mvura urayizi, ba bantu bakwiruka nkagahora bazi, ariko Imana yarabakurokoye. Ya mihoro bagutemye urayizi, ariko uracyariho, imitsi yose bari bayiciye. Rero twongere tuzirikane Imana, umufasha utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba, wahagararanye nawe. Twibuka ineza ye kugira ngo tuyobore mu gukomeza kubaka igihugu cyacu. Nkuko nabivuze, ufite umwenda n'ideni riremereye cyane ryo gusubiza Imana icyubahiro umunsi kundi uko ubyutse wumvise ugihumeka. Ufite umwenda ukomeye wo kongera gusana imitima. Ufite umwenda ukomeye wo kongera guhuza abanyarwanda. Ufite umwenda ukomeye wo kongera kubaka itorero ry'Imana. Ufite umwenda ukomeye wo kurwanya ibyaha, maze tukubaka igihugu kizira ibyaha, kizira amacakubiri, kizira ubugome, kizira inzangano n'inzigo, tukabaho mu mugambi w'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndakwifuriza kwibuka wiyubaka mu Mwami. Shalom.